singizwa nyagasani haleluya. Niyo ngiyo n'indirimbo yawe. Niyo ngiyo Yewe niyo nahereyeho ya mbere. ibikorwa byawe We by'impangare n'ibitagatifu, haleluya haleluya. Nuko yego iyi ndirimbo yego uretse natwe turi kuririmba nonaha mu Rwanda hose barayizi, nibyo muri diyoseze zose. Hari n'abantu bajya baririmba hariya kuri Pacis TV mu gitondo, iyi ndirimbo bajya bayiririmba. Cya gihe rero wagiye kwa Musenyeri, yego icyo gihe wari wenyine? wana ndi kumwe n'abapadiri. Wari kumwe n'abapadiri? Abapadiri babiri nitwe twajyanye. Hari umupadiri wibuka mwari kumwe icyo gihe? Ndi kumwe n'umupadiri witwaga Wariteri Igeri. Padiri Wariteri? Nawe hari indirimbo yahimbye cyangwa ari umupadiri? Hari indirimbo yahimbye. Inshuti bakunzi bacu, bakunzi ba Ririmba Media, bakunzi b'ibiganiro by'umuziki, bakunzi ba Kiliziya Gatolika, bakunzi b'Imana, abana b'Imana, aho muherereye hose turabasuhuje ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Muri uyu mwanya rero tugarutse hano muri studio za Ririmba Media kugira ngo tugire icyo tuvuga kandi tukomeze kuganira ku byiza Imana yaduhaye. Mu byiza Imana yahaye isi harimo umuziki. Buriya iyo isi iba itagira umuziki yari kuba uburyohe bwari kuba ari buke cyane, ariko Nyagasani yararebye aragira ati abana banjye bakeneye kuzabaho bishimye kandi baryohewe bafite umuziki, cyane cyane ko burya ngo no mu ijuru nkuko babitubwira ikintu kiyakorerwa kurusha ibindi byose cya mbere n'umuziki. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi Ririmba Media yabazaniye umutumirwa benshi baramuzi cyangwa se hari n'abatamuzi benshi cyane, ariko bamuzi mu ndirimbo za Kiliziya, indirimbo zisingiza Imana, ariko cyane cyane indirimbo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda dukoresha muri liturujia, indirimbo ziza kubanyura, indirimbo zanyuze benshi cyane, indirimbo zifasha benshi cyane gusenga, kuririmba, kuramya no guhimbaza Imana. Muri uyu mwanya rero turi kumwe n'umuhanzi igihangange. Ni igihangange rwose kubera ko ngewe mbabwira ibi ngibi, indirimbo ya mbere nigiyeho kuririmba, indirimbo nahawe nkesha ubuhanzi bw'uyu muhanzi mureba. Ni igitangaza kubera ko ntabwo nari nzi ko nzagira amahirwe yo kubona uyu muhanzi. Mu myaka yanjye nkiri mutoya naririmbaga izo ndirimbo, nari nzi ko ari umuntu w'umusaza. Nibaga ari umuntu w'umusaza rwose, ariko burya rero Imana ni nziza, Imana igira neza rwose. Ndagira rero ngo abasuhuze kandi tuguhaye ikaze mushyitsi muhire rwose. Murakoze cyane. Abakunzi ba Ririmba Media barakwishimiye. Murakoze cyane kumpa ikaze. Nitwa Rwanyange Alexis, mvuye muri paruwasi ya Rwamagana. Rwanyange Santarari ya Alexis? Ruramira. Yego. Rwanyange Alexis ni jewe. Abantu bose babona mu bitabo. Yego. Ni jewe. Mbese Karame. Rwanyange Alexis nari nzi ko ari umuntu w'umusaza w'umukambwe cyangwa se nanjye ndashaje. Nanjye ndashaje, uretse ko ari Imana nyine ikora ibyayo, nguri mu muziki ntasaza. Rwanyange Alexis. Yego. Mu myaka yanjye rero nkiri muto cyane nagiye mbona iryo zina Rwanyange Alexis mu bitabo. Yego. Ariko mbere y'ibindi byose reka dushimire Imana ikirinze abadukurikiye bose. Imana iduha ibyo dukeneye byose, Imana idukunda. Hari umuhanzi umwe waririmbye ngo Imana idukunda byahebuje. Shimirwa ibitangaza udukorera. Natwe rero dushimira Imana idukorera ibitangaza byose. Mu gitangaza cya mbere nshimira Imana uyu munsi
Yego. harimo kuba mpuye n'umuhanzi witwa Rwanyange Alex. Yo, Imana ishimwe isingizwe cyane. Iki ni igitangaza ndakubwiza ukuri. Yego yego. Iki ni igitangaza kandi abadukurikiye nabo ndabizi neza ko bibabereye igitangaza. Rwanyange Alex. Karame. None se ku myaka yanjye n'imyaka yawe, yego, ngewe imyaka undusha ni nyinshi, ariko Rwanyange Alex yageze gute mu bitabo? Kugira ngo ngere mu bitabo, ni indirimbo ya mbere nahimbye, cyari igihe cy'abapadiri bera, Le Père Blanc. Le Père Blanc? Oui. Uvuga ngo wabonye Le Père Blanc? Cyane rwose. Ndi umusaza navutse mu 1965. Urumva rero abapadiri bera nyine nabanye nabo. Hari ababita ngo baperebura. Abaterebura. Ko babitaga. Uvuga ngo wavutse muri kiriya gihe? Nicyo gihe navukiye. Hanyuma rero kugira ngo njye mu bitabo nuko nyine indirimbo ya mbere nahimbye, abo bapadiri bera nibo bari muri paruwasi yacu, biba ngombwa ko impano n'ubundi kura, noneho ya ndirimbo ya mbere bitiriye agatabo kitwa Singizwa Nyagasani. Niyo mpamvu n'indirimbo nakomeje kugenda mpimba niko zagiye zizandika muri twe dutabo. Singizwa Nyagasani ni indirimbo yawe wahimbye? Ni indirimbo ya mbere nahimbye, none yitirirwa ku gatabo. Indirimbo Singizwa Nyagasani yitwa gatabo? Yego. Aba Père Blanc barimo kwigisha ijambo ry'Imana? Yego. Muri 1965 muri paruwasi ya Rwamagana. Indirimbo ni cyagiye navukiye, ariko indirimbo zisohoka dutangira gusohora indirimbo ni 1987. Yego. Wazisohoye, wazihimbye nako? Ya mbere nayisohoye muri 1987, niho yanditswe mu gatabo. Oya, ariko rero ngubwo hari ibindi bintu uduteye amatsiko kurushaho. Yego. Muri 1965 niho wavutse. Yego. Muri 1987 uhimba indirimbo, usohora indirimbo, zirasohoka pe. Ko wari ukiri mutoya? Nari nyiri muto nyine, n'Imana ikora ibyayo, ntabwo nakubwira ngo uzaje gute. Ariko abakristo ababyeyi baje kuba barabatijwe, abapere bataragira mu Rwanda. Ababyeyi bambyara barapfuye, bitabye Imana, birumvikana. Ariko data yaravutse muri 14. 1914. Imana imuhiruko ridashira. Hanyuma mama yaravutse muri 25. Ubwo mama wawe akagombye kuba yujuje imyaka 100. Yego. Bose rero bitabye Imana. Nuko nibarukire mu mahoro. Nuko rero Rwanyange, nawe muri 1965 uravuka. Yego. Utangira guhimba indirimbo, ariko reka tubwire, ni gute wahimbye indirimbo ya mbere? Indirimbo ya mbere mu kuyihimba rero byaje gute, byatangiye bite? Ubundi nari mu bantu baririmba indirimbo muri korali y'abana, cyane cyane ku mashuri. Yari Poli Cantores cyangwa korali z'abana bisanzwe? Ni korali z'abana zisanzwe, ntabwo Poli Cantores. Yego, Rwamagana yari hari, ariko yari korali zisanzwe muri santarari, nyine korali zisanzwe z'abana. Ariko noneho mu ishuri nkajya ndirimbisha abana. Igihe cyaje kugera rero ndangije umwaka wa 6 primaire, nkajya ndirimbisha korali mu kiliziya, harimo n'abantu bakuru. Ndi umwana muto rwose nkabaririmbisha, harimo n'abasaza, harimo n'abantu b'ibikwerere, nkajya imbere n'akana gato nkabaririmbisha, ibintu bikagenda neza. Nuko byagiye bikura rero, bikura. Igihe cyaje kugera rero haje kuza abapadiri bera bari bahari, haje kuza umupadiri nyine wakundaga kuririmba, ariko noneho waririmba nabi, akava kuri aritari akaba yagukubita cyangwa akaba yagutera umurishyo cyangwa avuga ati uraririmba Imana nabi. Uraririmba nk'ibisafuriya byapfumutse, niko bavugaga. Umupadiri w'umunyarwanda? Yari umuzungu, bari abazungu. Babaga bazi n'Ikinyarwanda? Babaga bazi Ikinyarwanda. None ariko urakoze cyane. Reka dushimire rwose abantu badukurikiye kandi n'abakunzi baririmba media. Ariko se tubwire, turirimbire indirimbo ya mbere, iyo yitwa Singizwa niye? Yereka nyiririmbe, iteye itya rero: Singizwa Nyagasani, haleluya. Niyo ngiyo ni indirimbo yawe? Niyo ngiyo. Yewe
niyo nahereyeho ya mbere. ibikorwa byawe We by'impangare n'ibitagatifu. Haleluya, haleluya. Nuko yego, iyo ni indirimbo yawe niyo nahereye, nijye wayihimbye. niyo wahimbye muri 87. 87 naho agatabo ka mbere kasohotse kasingizwa Nyagasani. Agatabo nako mu gusohoka kubera ko twahimbiraga ku makaseti. Amakaseti niyo twahimbiragaho. Ubu n'ubu kasetofone ndayifite, ntabwo ugira kasetofone wakoresha guhimba. Ndayifite ntabwo nakomeje kuhimbira ko ndayifite. Yego, kasetofone ndayifite kubera ko udukaseti ntabwo tukiboneka. ufite iyo ngiyo wahimbiyeho bwa mbere urayifite? Ndayifite. Oya, ndayifite. Iyo kasetofone numva tukwiye kuyibona. Kasetofone ndayifite rwose, iyo nahimbiragaho. Nzagusura mu rugo rwose. Hanyuma rero biba ngombwa ko indirimbo zitangiye kumenyekana, niho abanyamuziki batangiye kuvuga ati ko se izi ndirimbo zirimo kwivanga, izi ziraturuka abantu badahimba ku manota, ibi ni ibiki. Aba ni abantu bari mu kuvangira kiliziya, ntabwo ari ahubwo se icyo turakigarukaho. Yego, kasetofone ni iki? kasetofone hari abantu benshi mu rwego rwose bakurikiye. n'ubwoko bw'akaradiyo, ni agakoresho umuntu yifashishaga gafata amajwi. Gafata amajwi, waririmba noneho ukifata n'amajwi. Kakagenda kandi kikaraga kizinga, kava ku ruhande rumwe kajya ku rundi. Aha, yego. Bashyira kasete. Kasetofone washyiragamo kasete, noneho ukifungura, watangira ukaririmba nyine, ukifata amajwi, niba ari ijwi rya mbere, niba ari ijwi rya kabiri, nuko indirimbo ukayisohora. Ahubwo se sinumva uri nk'umuproducer. Niko twabikoraga. Niko wowe umuproducer kera. Ubwo uri kuri ya myaka 20, ubwo 65, 22 wari ufite imyaka 22. Wari warashatse cyangwa ukiri Oya, umusore? nashatse mfite imyaka 31. Ariko kiragiye abantu siko niko bakaga bakiri bato. Ntabwo nashatse nkuze rwose. Nuko rero singizwa Nyagasani, indirimbo barayihimbye, abantu benshi bari kwibaza bati uriya muntu kwatize muzika, kwatize miseminari. Ahubwo se nyine tubwire, ngenda nize ko Rwanyange ari umupadiri. Benshi niko babizi, ariko ndi umukristo usanzwe w'umurayiki. Yego, w'umurayiki. Ntabwo ni seminari sinayize, ariko nize amashuri yisumbuye, hanyuma niga n'ishuri rya formation catéchétique i Nyumba. Ntabwo aranayisumbuye gusa kuko ni warize na katesheze. Na katesheze narize. Formation catéchétique i Nyumba turahazi. Reka tubone no dusuhuze abakatesheze bose aho bari hirya no hino ku isi, kubera ko si mu Rwanda gusa bari buriya. Hirya no hino ku isi abakateshiste barahari, bigisha catéchisme de l'église. Bigisha mu Kinyarwanda tugita gute? Katesheze. Kategisimu nyine. Bigisha kategisimu, bigisha amahame ya kiliziya, kwemera kwa kiliziya. Ubwo nukuvuga ngo bigisha bigira Eucharistia. Yego. Abategura bigira gukomezwa, gushyingirwa n'amasakaramentu yose. Yego. Oya, ariko ndabigisha. Ngewe iwacu basomaga n'umuhimbazo. N'umuhimbazo ndawusoma. Cyane rwose pe. Umuhimbazo ndawuyobora cyane ku buryo rwose hari abantu nibuka ari umusaza bajya kudusomera umuhimbazo nkaryoherwa rwose, umusaza witwa Rwamenyo. Yego. Rwamenyo Faustin yadusomeraga umuhimbazo tukaryoherwa, katwigisha. No umuhimbazo rwose n'igihe uyobora nta kibazo. Ku myaka 22 uhimba indirimbo yawe. Yego, ndayihimba rwose. Indirimbo zirakundwa, nkomerezaho n'izindi, agatabo karasohoka. Kugira ngo agatabo gasohoke rero byaje kuba impaka ndende. Nyuma biza kugenda gute? Inkuru yaje kugera kuri Musenyeri Sibomana, Joseph Sibomana. Ubwo rero byabaye ngombwa ko episkopi wa diocese yihe ya Kibungo nyine. Ya Kibungo. Ubwo rero baje kunjyana, yantumyeho nyine. Yantumyeho abapadiri bera, tujyayo Kibungo muri Eveshe. Hanyuma nyine abapadiri mbicaramo hagati, bambaza ibibazo.
nkagenda mbaza ibibazo byoroshye. himba gute bigenda gute ariko ari mu kurebera twabanje kugira utubroshire nitwo twabanje kugenda duhimbiraho ariko twamara kuzihimba abapadiri bakagenda bakazicapa nyine bakazandika n'imashini ya mashini bagendaga yego noneho bakazandika zigasohoka zanditse ku mashini noneho bakagira igihe bakazana ikintu cy'igifuniko bakazifungiramo n'ikintu cy'icyuma ku buryo cyabaga ari nk'igitabo niko byari bimeze byari ibyuma nyine bifashe nyine bisa n'ibifashe igitabo nyine ku buryo nk'uko bakora roriye bagateranya impapuro kugira ngo zifatane ntihagire uruhera nuko byari bimeze hanyuma rero agatabo nyine kaje gusohoka bitewe n'uko musenyeri yabishimye aravuga ati ibi ngibi nta mpamvu kugira ngo bize gusohoka aduha imprimatur nyine agatabo gasohoka gutyo aho hantu rero noneho yego aho hantu rwose iryo jambo rirakomeye yego musenyeri abaha imprimatur cyane rwose niko byagenze none se umuntu utarize mu seminari ni gute ashobora guhabwa imprimatur icyo gihe muri iyo myaka ntabwo mbizi sinzi uko byagenze ariko nabibonye gutya indirimbo twagiye tubona zasohotse mu Nyakibanda zagiye zisohoka hirya no hino ahantu habaga higa abafaratiri yego wowe usohora indirimbo utari umufaratiri niko byagenze pe Imana ikora ibya cyane rwose utiga mu Nyakibanda naho niga pe n'inyumba nagiyeyo nyuma wagiye oya icyo gihe utaraga inyumba yego inyumba nta nubwo icyo gihe yari yatangira kwigisha katesheze yarigishaga yarigishaga cyane muri 1947 inana kari ngo yari igeze mu mpera zayo je nagiye muri 90 muri 90 wize katesheze none nizi nyumba nagiyeyo padiri Rundeni Erive yego yari mu cy'igihugu oya ni umupadiri w'umuzungu wo mu Birigi ubu yitabye Imana imuheruko ridashira imyereka iteka rwose yego rwose ngo baguhereza imprimatur cyane uko byagenze rwose singizwa bahereza imprimatur y'indirimbo zawe irasohoka zingahe ngo zawe sinibuka ariko zageraga nko mu 10 gutyo gatabo ka mbere kuko twakandikiye kari kandikiwe muri Paroti Press Gikondo oya niho kandikiwe Paroti Press yasohoye indirimbo zawe yego rwose ari agatabo ka mbere na ka kabiri na ka gatatu ngo byasohokeye none se tubwire ubwo rero wahuye na Musenyeri Joseph yego twarahuye akubwira ikirego nyine yambazaga uburyo mpimba icyo nifashisha ibyo ari byo niba nsoma ijambo ry'Imana nyine nkamwereka nyine ko text cyane nkunze kuzikura mu ijambo ry'Imana nyine muri Bibiliya uvuga ngo amagambo mbese ari amagambo Singizwa Nyagasani we yakwihereye ayo yarizanye nk'igisingizo urebye ibikorwa bya by'impanga n'ibitaka yego ni igisingizo urebye cyanje mu mutima cyo gusingiza harimo mu kwezi kwa kangahe ntabwo nibuka ukwezi gusa ariko ibyo byose byari nko mu mpera z'ukwa gatandatu gutyo watubwira amatariki irangiye mu bayandikiyeho rwose ibi bintu dukwiye aya mateka dukwiye amatariki ntabwo nyibuka keretse Singizwa Nyagasani kiriya gitabo ni igitabo cy'u Rwanda ni igitabo cya Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ni igitabo abasaza n'abakecuru bose barazizi yewe najyaga nzinduka ngiye muri Burakeye ngiga najya mu seminari ntoya niga muri primaire ababyeyi bakankangura saa 10 unge kuvuza akagoma gakangura abantu Burakeye bagiye muri Burakeye yego noneho tukaza kuririmba iyo ndirimbo Singizwa Nyagasani tekereza yego none hashize imyaka 40 cyane rwose wowe rwose uracyari umusore nta banga arindi rwose ni Imana ibikora muri make ni Imana ibikora ntago tubwire izindi ndirimbo zari ziri muri iyo Singizwa ya mbere harimo indirimbo nimuze duhabwe Yezu mu Karisitiya Kristo uri inzira y'ukuri n'ubugingo nimuze duhabwe Yezu mu Karisitiya nimuze duhabwe Yezu mu Karisitiya turabyemeye niwe duhabwa muri yo ni
ni nawe funguro ry'imbaraga n'ubuzima. hari igitero cy'abantu turagishimiye nyagasani, wowe wagize uti uzanywa amazi nzaza. aha yego ubwo ni ikintu gitera azongera kugira inyota ukundi, mukiza wacu ushimirwa. iyo ndirimbo niwe wayihimbye? yego ni iyanjye ni nayihimbye. mbese ubwo iyo ndirimbo wayihimbye ubwo wari uri hehe? nari ndi iwacu nyine kuko nazihimbiraga si iwacu nyine. niko bimeze. ntabwo nubwo wazihimbiraga mu kiliziya? oya ntabwo nazihimbiraga mu kiliziya, nazihimbiraga iwacu rwose. kandi mu guhimba ntabwo navuga ngo uyu munsi ngo nicara ngo mpimbe, oya ntabwo byakundaga. ushobora kugenda mu nzira cyangwa ndi mu guhinga nkumva inspiration iraje, cyangwa ndyamye, cyangwa nawe nicaye nk'ahantu nkumva cyane rwose. ubwo nyine nkaba mfite agapapuro, mbese nabaga ndi bugufi y'agapapuro n'ikaramu. wowe wagize uti ninjye mugati nyabuzima, umpabwa wese ntazigera asonza, mukiza wacu ushimirwa. yego yewe aya magambo ari amagambo akomeye, yego, asaba abantu babaga bazi kandi basomye cyane ijambo ry'Imana. watangiye gusoma ijambo ry'Imana ryari? ijambo ry'Imana nkiri umwana muto n'ubundi nanyuzagamo, bakundaga kunyifashisha kenshi iyo habaga habaye nk'umuhimbazo kugira ngo mbasomere ijambo ry'Imana. wagiye usoma ijambo ry'Imana ukiri mutoya? yego, niho byagiye bizamukira rero. niyo mpamvu byagiye bizamuka ku buryo ijambo ry'Imana n'ubundi ryashushe, mbese naho ngegera cyane ku buryo Bibiliya nakunze kuyisoma rimwe na rimwe. hari igihe abantu benshi banaritega n'amatwi nabyo bakarizirikana, ariko noneho buriya n'ababyeyi bawe bari abakristo, niko nkeka? bari abakristo n'ubundi. ababyeyi bari abakristo? bari abakristo. kuko none se ubundi wa mugani ngo isuku igira isoko. ababyeyi bawe bari abanyamuziki? oya, nta niho nzi mu muryango wacu hari umunyamuziki, ntawe nzi. ntawe nzi pe. ntawe nzi ntawe nzi. indi ndirimbo yari iyihe muri iyo sirizwa ya mbere? indi yari Kristo uri inzira y'ukuri n'ubugingo. Kristo uri inzira y'ukuri n'ubugingo, Kristo uri inzira y'ukuri n'ubugingo, haleluya. iyi ndirimbo yego, uretse natwe turi kuririmba nonaha, mu Rwanda hose barayizi, nibyo, muri diyoseze zose. hari n'abantu bajya baririmba hariya kuri Pacis TV mu gitondo, iyi ndirimbo bajya bayiririmba. ndabizi bajya bayiririmba rwose. korali igiririmba misa, ikunda kuririmba kenshi misa za mu gitondo. ariko si naho gusa, no mu yandi maparuwasi mu Rwanda hirya no hino, no mu miryango remezo mbere y'ivanjiri, iyi ndirimbo iyo hari isomo rimwe ukunda gusanga bayiririmba. ariko tubwire, none se wabigenje gute? yego, umva ko utari warize umuziki, wabigenje gute kugira ngo izo ndirimbo ujye uziririmba kandi zibe ziri nk'amanota? amanota wari waramenye he? amanota ntawe nari narize, nta manota nari narize. nk'uko navugaga, ako kakaseti niko kamfashaga, niko kamfashaga guhimba, naho nta manota nari narize. amanota wenda naciyemo nyuma maze kugera mu ishuri. urumva kafataga ibyo waririmbye? nibyo narimbaga nyine. none se nyine ndi gushaka kumenya ibyo bintu waririmbaga, ayo manota wari warayakuye he? amanota ntibyizanaga, ntabwo nakubwira ngo nabivumbuye ahangaha, ntibyizanye n'impano y'Imana irebye. ariko rero ufite ingabire y'Imana idasanzwe, ufite ingabire idasanzwe rwose. yego, ni gute umuntu ashobora kuririmba indirimbo zirimo ubuhanga tuzi mu ndirimbo zawe atazi amanota? birakomeye. ni nabyo abantu bibazagaho cyane ahubwo. cyangwa bakabirwanya bati ntabwo bishoboka umuntu utarize muzika, utarize amanota, ni gute asohora indirimbo kandi nta bintu by'umuziki yize? ariko agomba kuba hari ibanga ufite.
ibanga ugomba kuba hari irindi banga ufite. ntaryo mfite rindi ritari Oya, hari ahandi hantu ushobora kuba warahuriye n'Imana mu buzima bwawe, ni hehe? ahantu huye Imana. Ese Imana wayimenye ryari wowe? Imana nyimenya nkuko nabivugaga n'ubundi, Imana nyimenya nayimenye nkiri mutoya nyine. Mu kuyimenya rero nayimenye mu buryo nyine bwo cyane cyane bwo kuririmba, ndirimbisha abana tungana cyangwa n'abandi bakristu bakuze, ndetse rimwe na rimwe bakampa isomo kujya kurisoma. Nuko byagiye bikura, ntabwo navuga ngo byagenze gutya na gutya. Ni muri uwo murongo hanini byagiye bikurira. Cya gihe rero wagiye kwa Musenyeri, yego, icyo gihe wari wenyine? ndi kumwe n'abapadiri. Wari kumwe n'abapadiri? Abapadiri babiri nitwe twajyanye. Hari umupadiri wibuka mwari kumwe icyo gihe? Ndi kumwe n'umupadiri witwaga Wariteri Igeri. Padiri Wariteri? Nawe hari indirimbo yahimbye cyangwa ari umupadiri? Hari indirimbo yahimbye iriya Credo. Nemera Imana yimwe, Data Mwana na Roho Mutagatifu, n'Imana imwe, n'Imana imwe, n'Imana imwe. Iyo ndirimbo irimo ubuhanga bwinshi cyane. Nemera Imana imwe, Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nemera Imana imwe, Data Mwana na Roho Mutagatifu, n'Imana imwe, n'Imana imwe, n'Imana imwe. ubu nsubije kure cyane. Yego, unsubije kure kubera ko iyi ndirimbo niyo twakoreshaga duhamya kwemera mu myaka yashize. Nkiri mutoya, njye nkiga muri primaire ndetse niga no muri petit seminaire, mu mihimbazo no muri misa, mu misa hirya no hino zahimbazwaga muri paroisse. yego, iyi ndirimbo yarakoreshwaga. nawe twarayikoreshaga cyane. Uwo mupadiri wahimbye yitwaga Wariteri. Nawe yari ari muri iyo nama ya mbere muri kumwe na Musenyeri. Yego. None se muze, uri umubyeyi wanjye. Yego, kuko ungana na papa, mujye kungana na papa kurusha imyaka mikeya. Ari papa ari mama bakurusha imyaka mikeya. yego. Ubundi ugomba kuba ufite abana bangana nanjye, biranashoboka rwose. Ubundi ufite n'abuzukuru? Abuzukuru ndabafite babiri. Ariko mu bana bawe harimo n'abahanzi. Ibintu by'umuziki barabikunda cyane cyane, bashaka kwiga ibintu bijyanye no gucuranga, ariko nta bushobozi babona kubona ibyo bacuranga. Ubushobozi? Nyine nta bikoresho, nyine kuvuga nka senti cyangwa ka instrument runaka bakoresha nyine, ariko ibintu byo gucuranga barabikunda cyane. Ahubwo se njyewe hari ikibazo naje kwibaza. Njyewe ahantu nabonye izina rwa Nyange, yego, ni henshi cyane mu bitabo bya Singizwa, nimero ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, iya kane, iya gatanu, numva hari n'iya gatandatu. Yego, hose harimo izina rwa Nyange. rigiye ririmo. Waturutse Rwamagana? Naturutse Rwamagana. Ariko ugomba kubugira n'ababodyguard. Bo kurinda iki? Kurinda iki? Undi wo kurindwa n'ababodyguard. None se umuntu urashaka guhimba indirimbo umaze guhimba uko zingana, ziri muri izo Singizwa zose. Oya, ugomba kubugira ababodyguard. Ntawe ngera rwose pe. Ahubwo ndi umuntu waho ngaho nyine. Utanazwi, utanambese bafite uko bubonye. Wowe rero uzi utazwi, ariko urazwi cyane. Nibyo, urazwi cyane kuko nta nubwo ari njye gusa kuzi. Mu Rwanda njye nicyo kintu kinantangaje. Yego, ukuntu uvuka muri paruwasi ya Rwamagana muri diocese ya Kibungo, ariko izi ndirimbo zikaba zarageze muri paruwasi yanjye mvukamo kavukire. yego, Paruwasi ubu ngubu ni muri paruwasi ya Nyakabuye.
ariko ubundi yarabanje kuba paruwase aho iwacu dutuye Icyangugu. ni muri Cyangugu, mu diyoseze ya Cyangugu. Icyangugu aho nagiye i Mushaka. Ehe. Mushaka nagiye kwigishayo indirimbo. Najeyo. Kwigishayo indirimbo? Indirimbo amaparuwasi barantumiraga nkajya kwigishayo indirimbo. Yego. Mushaka najeyo rero Icyangugu. Ukajya kwigishayo indirimbo ariko ugishaga indirimbo zawe? Nigishaga indirimbo zawe. Niziri muri singizwazo ariko cyane nashingiraga kuzanjye. Nyine nabyo biteye amatsiko. Nicyo nari ngiye kukubwira. Ukuntu indirimbo zawe zabaga zitanditse ku manota. Yego. Ariko wajya ibyumba ugasanga amaziririmbo. Yego. Wajya ku Nyundo muri paruwasi ya Muhororo cyangwa mu zindi paruwase muri Stella Maris muri aho ndi kuvuga ni muri diyoseze ya Nyundo. Cyangwa wajya muri paruwasi muri diyoseze ya Kabgayi. Za muri paruwasi ya Mushishiro cyangwa n'izindi paruwase. Wajya i Butare. Abo bose nagiyeyo. Ugasanga ugasanga izi ndirimbo zose baraziririmba. Yego. Wajya ku Gikongoro. Yego. Diyoseze ya Gikongoro. Naho najyaga kwigisha Kibeho. No mu zindi diyoseze muri zindi paruwasi za diyoseze ya Kibeho. Diyoseze ya Gikongoro. Ugasanga hose izi ndirimbo baraziririmba. Wajya muri diyoseze ya Kibungo ubwo urumva nyine bose baraziririmba. Kugira ngo zimenyekane cyane najyaga kuzigisha ariko naho makasete akagurwa. Kasete zikagurwa kandi twageraga umwiherero w'amaparuwase yose boherezaga irurindo kugira ngo za ndirimbo bazigireyo. Irurindo? Kuki boherezaga irurindo? Niho twakoreraga amakasete n'ubundi. Muri diyoseze ya Rurindo? Muri diyoseze ya Kigali, nari diyoseze ya Kigali ariko paruwasi ya Rurindo. Hirya yo kwa Nyirangarama. Ruguru handi hejuru ku gasozi hejuru. Naho ngaho. Ndahabona. Naho ngaho twakoreraga indirimbo. Naho twajyaga twazihurizaga naho twafatiraga amakasete nuko. Hari ahantu haratuje. Naho ngaho twakoreraga indirimbo. Hari ishyamba. Ubwo rero abo ku Nyundo babaga baje, aba Ruhengeri baje, aba Cyangugu baje gutyo. Bakagenda batoranya abantu bake mu makorali runaka bakaza kwiga izo ndirimbo. N'aya makaseti hanyuma nanjye ngashyiraho gahunda yo kujya bakanyohereza muri paruwasi runaka. Ntabwo najyaga nicara. Ariko ngo hari indirimbo z'umugani bari. Indirimbo z'imigani, umugani w'umuzabibu. Umugani w'umuzabibu ituririmbiraho. Yemwe mutega amatwi umugani mwiza w'umuzabibu, uwo muzabibu uhoraho n'inzu ya Isirayeli. Uyu ni umugani w'umuzabibu. Hakaba n'umugani w'umubibyi. Nyagasani duhe inema yo kwakira iyo mbuto biba kugira ngo natwe tuyibibe mu mitima y'abagukeneye. Izi ndirimbo zombi ni zawe? Ni izanjye n'umugani w'umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara we ni igihe? Ngirira impuhwe Mana, ngirira impuhwe mu bicumuro byanjye, ngirira impuhwe nagiye kure yawe, ngirira impuhwe none ubu ndatarutse. Iyi ndirimbo wayiririmbye uvuye he? Nari nawugiye indirimbo nyine yasabaga imbabazi. Cyangwa waririmbye ivanjiri? Ni indirimbo y'ivanjiri naririmbye ariko bigamije ko bagendaga nyine abapadiri batwereka ati hakenewe indirimbo. Umugani w'umwana w'ikirara cyangwa umubyeyi nyine indirimbo zijyanye na penitensiya, gusaba imbabazi. Penitensiya, gusaba imbabazi. Nk'iyi ndirimbo, nk'iki gitekerezo umwana w'ikirara wakoramo indirimbo. Hanyuma nkicara nyine nkabikora gutyo nkahembamo indirimbo. Noneho rero urandangije. None se izi ndirimbo zose wagiye uririmba indirimbo za Bikira Mariya, indirimbo zo gushengerera, indirimbo zo gusingiza Imana, iz'amashyi n'izitari iz'amashyi warazihimbye. Nibyo. Ziri muri mezire zitandukanye. Zirahari rwose. Wagiye wifashishije ibicurangisho uri kuzihimba? Ibicurangisho?
wenda senti ntabwo nzi kuyicuranga cyane ariko hari uburyo nkoraho nyine nkamenya ko mbese uzirimba waga ufite senti hari aka senti gato nabaga mfite nifashisha ariko urumva umucuranzi hari agasenti gatoya nabaga mfite niko nakwifashisha cyane inshuti bakunzi baririmba media rwose ureke ubabwire turi kumwe n'umuntu hano turi kumwe n'umuntu w'igitangaza muri muzika ya kiliziya ahubwo tubwire ubundi umusitari nkawe nyine kandi navuzeho nitambukira umusitari nkawe yagombye kuba afite aba bodyguard Bruce Melody duzi ko ataraye indirimbo nk'izo wahimbye Bruce Melody se we karirimba indirimbo nyine zisi zamamara ako kanya zigahite wenda sinzi niba izacu zo zihera nyine uragira ngo zishobora kwamamara kuko indirimbo zawe zamamaye ku isi mu Rwanda ntabwo bishoboka nibyo ntabwo bishoboka indirimbo zawe mu miryango remezo muri santarari yego n'abaprotesta n'abantu batari abakatolika ibyo byo baraziririmba arazizi none rero tubwire ibanga ufite niriye ku buryo kugeza ubu ngubu utigeze ureka gusenga utigeze ureka guhimbaza Imana gusingiza Imana no kuba Kristo. Ntabwo nareka gusenga Imana cyangwa no kuyihimbaza kuko n'ubundi ubuzima mfite n'ubwayo buri mu biganza byayo. Nta mpamvu rero kugira ngo ube nyamwanga iyo byavuye ngo yanzwamo ari indirimbo mfite nemeze gutyo nahinje mu nshyashya nyine ufite n'indirimbo nshyashya indirimbo nshyashya kirinde kuba abanyamwanga iyo byavuye. Ntabwo rero ubwo se udafite Imana waba ufite iki? Ntacyo. Niyo mpamvu Imana nyikomeyeho uko byagenda kose, byaba mu byiza aba mu bibi Imana nyikomeyeho izaba imfashemo ahubwo muri byose twishimira Imana. Yego nuko niko gahunda zimeze. Harimo indirimbo ya Bikira Mariya wibuka muzo wahimbye? Indirimbo ya Bikira Mariya ntago ari imwe naho ndazifite za Bikira Mariya, ariko muyo nahimbye harimo uwo mubyeyi twarazwe ni Mariya munsi y'umusaraba, Yezu Kristo yaramudusigiye munsi y'umusaraba, nimuze tumusange nimuze tumusingize, ni nyina w'umwami azatuvuganira nitugeraho rukomeye, ni nyina w'umwami azatuvuganira nitugeraho rukomeye. Iyo ni Bikira Mariya. Hari n'izindi ntabwo ari yonyine. Nuvuga ngo n'indirimbo ni yawe? Nawe ni iyanjye muzo nahimbye. Iyi ndirimbo se ko nabonye yarasohowe na korali. Yego. Iyo ni korali yawe? Oya, nta korali yanjye irasohora indirimbo zanjye. Ahubwo indirimbo zanjye ziragenda zitwarirwa n'andi makorali zikayitirira ahubwo. Amakorali afitirira indirimbo zawe? Cyane rwose. Niko bimeze ahubwo ni ukudufasha rwose abantu barimo kurengera ibihangano byacu. Ntabwo ari byo. Nuvuga ngo bafata indirimbo zawe bakaziyitirira bakazisohora bakazishyira ku ma YouTube bakibonera amaramuko naho bakazicuruza naho nyiri igihangano yibereye aho ngaho gutyo. Ibyo bimeze ko ntabwo ari umukristo. Wenda harimo gufasha abakristo bazumva. Yego. Ariko se baba babikubwiye se? Wabahaye uburenganzira? Ntabyo bambwira rwose. Abambaje numva batagera kuri babiri, batarenga babiri. Abambajije n'abandi nzumva n'ubundi zasohotse. Zasohotse. Hari nizo nagerageje indirimbo igiye gusohoka bamaze gusa n'abasohora akantu k'agace nk'amajwi nk'audio yayo. Noneho mpita mpamagara producer n'ubwo niyo ndirimbo buretse kuyisohora iyo ndirimbo ni iyanjye. Arambwira ati rero ntabwo nayisohora, genda nk'umutayeri wamuzaniye igitambaro bamutegeka umushoneri bubashonere, nanjye ndimo ndakorera amafaranga uzikurikiranire bagutwara indirimbo. Oya, ariko reka wenda ibyo bintu tubivugeho gatoya. Yego. Ni gute umuntu ashobora gufata indirimbo itari iye akayisohora akayitangaza nyirayo atamuvugishije nta burenganzira buhari? Sinzi ibyo bagenderaho, ngira ngo bari bazi ko napfuye ko ariko ndahari. Ndahari rwose, ibihangano birahari. Inshuti bakunzi ba media Rwanyange Alex ni umusore nawe murebe ukuntu ari umusore rwose, nta nubwo amenya ko imyaka afite ayatubwiye yari afite.
kandi ngo aracyahiga indirimbo nshyashya. Indirimbo nshyashya ahubwo rero reka tubwire amakorali yagiye aririmba indirimbo zawe ataragusabye uburenganzira, yego, cyangwa abantu ku giti cyabo bagiye bazisohora bazijyanye kuri YouTube, wenda bashobora kuba bazungukaho amafaranga runaka, yego, bakwegere bagusuhuze, bagushimire iyo mpano wahaye agaciro, kandi nabo ubwo nyine ibahesha agaciro. Yego rwose. Hanyuma njye ntekereza ko utakanga ko abantu baririmba indirimbo zawe. Ntabwo nabyanga pe. Indirimbo zibereyeho gufasha abakristo kugira ngo barusheho gusingiza Imana. Ntabwo nabyanga rero. Ariko ikibi ni uko nyine bagenda bikuriramo amaronko yo kugira ngo nyine bagire icyo bibonera, hanyuma nyiri igihangano ntagire icyo abona. Indirimbo zawe ziri kuri YouTube ni zingahe washyizeho? Zanjye uzo batwaye se? Wowe washyizeho wowe? Oya, ntazo mfite. Ntazo ndashyiraho, mbese hari abantu barimo kudufasha b'abanyamuzika kugira ngo turinde nibura ko hasohoka indirimbo nk'imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu hagataha. No, nta nimwe irasohoka. Ariko reka nkubwire muzehe Rwanyana, Karame, ujye ushimira Imana kubera ko Imana yaguhaye ubuhanga budasanzwe. Abandi bazishyize kuri YouTube, bazijyanye muri studio, wowe ziri mu mitima y'abantu cyane rwose. Niko indirimbo zawe zanditse mu mitima y'Abanyarwanda, yego, mu mitima y'Abakristo, guhera kuri abo baperebura baterebura yego. Indirimbo ziri mu mitima yabo, barazifashe baraziririmba, kandi zifasha abantu gusingiza Imana, kuyiramya no kuyihimbaza. Yego, ibyo bintu rwose tubishimira Imana. Yego, Imana ishimwe cyane. Amen, amen, amen. Ariko rero yego, umuhanzi niyubahwe. Imana yubahwe niyo yambere. Imana niyubahwe, Imana niyo yambere cy'ubuhanzi. Yego. Ariko rero umuntu nawe yubaha umuntu wahanze ikintu, wafashe umwanya we agacira iyo mpano, yego, akandika iyo ndirimbo, akayikosoza, akayisabira imprimatur, yego, akayisabira uburenganzira muri kiliziya, niba ari indirimbo ya liturujia, ifasha abantu gusenga mu masakaramento atandukanye, mu gusingiza Imana mu misa, yego, mu mihimbazo hirya no hino, mu mihimbazo y'ijambo ry'Imana. Abahanzi bubahwe. Nakoze cyane. Hari abandi bahanzi mu myaka yawe uzi? Abahanzi barahari. Abahanzi barahari twabyirukanye. Cyangwa muri abo bagiye. Uravuga biwacu se nyinizina cyangwa abo waba wibuka cyane cyane abagaragara muri gitabo cyasingizwa? Abagaragara mu gitabo cyasingizwa harimo Padiri Fabien Hagenimana. Yari umufaratiri. Icyo gihe nyine yari umufaratiri kuko twahoreraga na za Rulindo. Abafaratiri b'inyakibanda nabo barazaga. Ntabwo twari twenyine. Nabo mu nyakibanda bagezeho baraza. Harimo André Ntungiyehe. Padiri Ntungiyehe. Yego. Andrea. Indirimbo cyane. Harimo indirimbo z'uwitwaga Mboneyabo Siri. Mboneyabo. Yego. Niwe ni Padiri Ntungiyehe. Ariko rero wamugana kiriya gitabo kirimo ubukungu. Yego. Noneho hakabamo n'abahimbyi b'iwacu, harimo n'abandi baringanira Damiyani. Damiyani ntibaringanira? Yego. Yitwa ntibaringanira Damiyani. Damiyani nibyo. Hakaba hari Inyasi Karimba. Karimba Inyasi w'ibyuma. Bose twagendaga duhura. Karimba Inyasi rero ni se umupadiri twa Wariteri. Ndabizi Wariteri. Padiri Wariteri. Padiri Wariteri nawe yize Rwamagana burya. Yego yarahize nanjye burya Wariteri twariganye. Niwumva se. Hanyuma indirimbo benshi bajya bita ngo impara yahagiye, ariko yitwa ubundi iriya ndirimbo yitwa Yezu Kristo. Niwe bugiye. Yezu ngufite inyota. Yego. Yitwa Yezu ngufite inyota. Yezu Kristo ni wowe mugati umara inzara n'inyota. Iyo ndirimbo ni iya Wariteri. N'abandi benshi rero biwacu barimo Niyonteze Emmanuel, bari basinze nkayo, harimo Anwar Takiri Bazayire n'abandi benshi bari benshi ko bari impande n'impande gutyo. Mwarakoze pe. No kuri Imana ishimwe cyane. Mwarakoze cyane. Imana ibishimirwe cyane. None se wowe muri iyi minsi? Yego. Umusitari? Ntabwo abantu babyemera. Iwacu ni umuturage usanzwe nyine waho nyine n'ibyo ngibyo batabitekereza utamenye.
ahari ahubwo ni uko indirimbo wagiye uzihimba mu gihe ibi byitwa social media byari bitari byari bitaraza yego, ariko nk'iyimba izi ndirimbo social media zaramamaye ubu ngubu sinzaha buba rwose nibyo ariko nta n'irarenga. Reka dushimire rwose abakristo bakunda kuzirikana impano Imana yagiye iha abahanzi. Yego, dushimire Imana cyane cyane yaguhaye ubwo buhanzi, yaguhaye ingabire, nawe iyo ngabire ntuyiteshe agaciro, ukayubaha ukaba umukristo kugeza amagingo yawe. niko biri rwose. Imana rwose iragahora isingizwa. Imana ishimirwe cyane. Ubundi iteka ryose. Amen. Ubu situye he? Ntuye n'ubundi iruramira muri paruwasi ya Rwamagana, ni mu karere ka Kayonza. Muri Kayonza. Ni santarari ya Ruramira. Yego. Santarari ya Ruramira nyibereye n'umuyobozi. Uri umuyobozi wa santarari ya Ruramira? Yego. Bango umuyobozi wa santarari? Yego. Niwe wahimbye indirimbo yitwa Singizwa. Yego. Yitiriwe igitabo cyasingizwa Nyagasani. Yego. Ibindi byose byaje nyuma. Ibindi byose tugira mu Rwanda bisingiza by'indirimbo zisingiza Imana. Numva byarashe nyuma hari. Oya, na Munyakibanda bari bafite ibindi bitabo byabo. Bari bafite ibindi bitabo byabo gusa icyo gihe indirimbo za Nyakibanda abantu benshi ntabwo bari bazizi. Yego. Kandi zarimbwaga zisa nyine rumba zirimo amanota nyine. Zirimo amanota ziranda. Abantu bagomba kuzitondera. Ukazitondera ugasanga rimwe na rimwe abantu barashidukira indirimbo nyine zo mu yandi matorero, bavuza ingoma bakagera gute. Naho ngaho rero inspiration yaje guturukayo kugira ngo bihimbe indirimbo zifasha abakristo, zifasha abakristo guhita noneho bumva nyine ikinyotera ahubwo se cy'uburyohe bwayo. Ushobora guhimba indirimbo zoroshye kuriya byo wabyigiye hehe? Byaje gute? Ni kwa kubona gusa nakuvuga ngo byaje gute. Nta shuri nagiyemo kubyigiramo, ahubwo ni impano y'Imana. Ni impano y'Imana kuko n'ubundi inspiration yabagaje nyine nafatiragaho nyine gutyo. Yego. Nyakubahwa, ubu ngubu ni iki wasaba? Ni iki wasaba abantu baririmba indirimbo zawe? Cyane ndagendera ku baririmba indirimbo zawe bazitwaye se mu buryo bwo kujya kuzicuruza. Bazize kuri YouTube bazicuruza. Yego. Kandi batakuzi cyangwa se wenda abo ngabo rwose bagerageze bashake uburyo tuvugana, banyegere tuvugane, turebe icyo baba barakuye muri izo ndirimbo kugeza uyu munsi, hanyuma tuganire turebe uburyo twabiha umurongo. Ntabwo nako ziririmbwa, ariko noneho niba ari icyo bari mu kuzikuramo nanjye nikingirira akamaro, nabo kibagirira akamaro. Nicyo nshaka giye nta kindi. Nibyo rwose. None se ni iki wasaba ubuyobozi bwa Kiliziya ukurikije uko umuziki usigaye umeze ubu ngubu? Ubuyobozi bwa Kiliziya icyo mbusaba ni ukugira ngo n'ubundi bakurikirane, bashyiraho amategeko n'ubundi agenga abahanzi, arengera abahanzi. Niba ari igihangano runaka bamenye neza uburyo icyo gihangano kitagomba kuvogerwa, nyiri igihangano kaba n'ubundi agifiteho uburenganzira bwose, nta gupfa kugitobatoba uko babonye. Ubwo rero nasaba ko hashyirwaho amategeko agenga cyangwa arengera abahanzi kugira ngo n'ubundi ibihangano byabo bye kuvogerwa uko bishaka. Abantu bareke gukomeza kuvogera indirimbo z'abahanzi. Yego. Ukenera indirimbo runaka anyure ku muhanzi ayimwemerere cyangwa muhakanire. None se ubu ngubu hageze nk'abantu baboneka bashaka kugufasha kugira ngo indirimbo zawe zijye kuri YouTube cyangwa zimenyekane, zikorerwa ama audio n'amavideo, wabaha ikaze? Cyane rwose nabyo nkeneye ubu rwose niwo murongo numva nifuzamo, nanjye nkagira uburyo noneho menyekana nanjye nibona ko korewe amashusho. Rero tubwire nimero yawe ya telefone aho bashobora kukubona, ndetse bashobora no guca kuri Ririmba Media, inkunga batugezaho twayikugezaho nta kibazo, ariko cyane cyane babwire nimero yawe ya telefone kugira ngo n'abaririmbye izo ndirimbo zawe bamenye aho bagusanga. Nimero zanjye MTN ni 078 33 67840. Hanyuma Tigo ni 072 81 38 698. Ngizi nomero zanjye.
urakoze cyane twishimiye cyane uruhare wagize kandi ukomeje kugira mu guteza imbere umuziki. murakoze nanjye ndabashimiye. Imana iguha umugisha kandi ukomeze rwose ujye mbere uyikomereho kuko burya Imana niyo soko y'impano zose dufite. Yego murakoze rwose. Tudafite Imana nta mpano. Yego. Impano ya mbere dufite ibyiza bya mbere dufite ni ukuba twaramenye Imana. Yego rwose. Imana rero ikomeze isingizwe ubu n'iteka ryose. Amen. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Nawe urakoze. Yego.